Hariho umwami wari ufite abagore bane. Uwo mwami aza kurwara yibaza naramuka atanze uko azaba abayeho nyuma y'ubuzima. Mu bagira imyizerere y'uko iyo umuntu apfuye hari ubundi buzima ajyamo nyuma yo gupfa, bahita babyumva cyane. Uwo mwami yibaza uko azaba amerewe nyuma y'ubwo buzima, niko guhamagaza umugore we wa kane. Umugore yambikaga ibintu bihenze cyane by'agaciro, ibintu by'igiciro cyinshi cyane, amadiyama, imyenda myiza, amavuta meza cyane. Niko kumubaza ati, ese mugore wanjye nkunda cyane, wazamperekeza nyuma y'ubuzima tukazajyana mbaye mpfuye? Nuko uwo mugore wari mwiza cyane aramuhakanira ati, ntabwo byashoboka yuko twajyana, numva ni ibintu bikomeye cyane. Umwami niko guhita ahamagaza uwa gatatu, umugore yakundaga cyane, wari mwiza, byagaragariraga buri umwe wese. Umugore yasohokanaga mu birori bitandukanye byo mu bundi bwami. Uwo mugore aramubaza ati, ese mugore wanjye ko nta kintu ntigeze ngukorera, ko nagukoreye buri kimwe cyose, wowe wazanyitura iki? Wazanyitura iki rwose? Wazajyana nanjye nyuma y'ubuzima, ko aricyo kintu nkeneye cyane, cyangwa hari ikindi nibura wazankorera? Ariko ndumva icy'ingenzi ari ukumperekeza na nyuma y'ubuzima. Nuko uwo mugore araseka cyane ati, ntabwo byashoboka rwose, ntabwo byashoboka yuko natanga ubuzima bwanjye n'ubuto bwanjye n'ubwiza mfite ngo njyane nawe nyuma y'ubuzima. Ntabwo byashoboka rwose. Umwami arababara cyane yumvisha amagambo umugore wa gatatu yari amubwiye n'ibintu byose yamukoreye. Umugore ati, ikindi kandi nupfa nzongera nshake, kubera ko ndacyari mutoya. Umwami biramushengura umutima, ariko arabyihanganira. Niko guhita ahamagara umugore wa kabiri. Umugore we wamubaga hafi mu bintu byose, abi byiza no mu bibi. Umugore we ntigeze amutererana. Uwo wa kabiri ariko aramubaza ati, mugore wanjye, twabanye mu byiza no mu bibi, ese wazamperekeza na nyuma y'ubu buzima? Biba nk'ibyabo babiri bari bamubanjirije. Ati, ntabwo byashoboka rwose, kuko nakubaye hafi, ariko nyuma y'ubuzima ho ntabwo byashoboka. ko uwo mwanzuro urakomeye kuwufata. Ngira ngo niyo nafata n'umwanya wo kuwutekerezaho, nta wundi mwanzuro natanga, igisubizo cyaba ari oya. Icyo nzakora, nzagutunganyiriza buri kimwe cyose kigende neza, ariko ushyingurwe neza mu cyubahiro, ariko kujyana nawe byo ntabwo byashoboka. Umwami akomeza kumirwa ndetse no gutungurwa n'ayo magambo abagore batatu bari bamubwiye. Agiye kumva, yumva ijwi riturutse hanze rivuga riti, mwami, tuzajyana aho uzajya hose, tuzajyana, nzaba ndi kumwe nawe, ndetse na nyuma y'ubuzima nifuza kuzajyana nawe tukabanayo. Umwami yumvishe ayo magambo, niko guhindukira asanga ni umugore wa mbere. Wa mugore yari yarimye buri kimwe, amuheza muri byose, amufata ukuntu atamufata neza. Muri make, wa mugore atasohokanaga, atambikaga neza, ariko atungurwa no kubona ari we uvuze yuko azamuherekeza na nyuma y'ubuzima, mu gihe abagore batatu ba mbere yashyiraga imbere muri byose bari bahakanye, bavuga yuko bitashoboka. Ariko uwo atari yiteze ko yabikora niwe wabikoze. Iri ni isomo rikomeye cyane tugomba gukura muri ino nkuru. Ubwo umwami niko gukomeza gutangazwa n'amagambo umugore we wa mbere yari avuze, niko kumusaba imbabazi nawe n'ikiniga cyinshi cyane, agira ati, mugore wanjye, ndagusaba imbabazi mbikuye ku mutima. Ntabwo nari nzi ko ari we wankorera bino bintu mu gihe abandi bahakanye, ariko wowe uratinyutse, urabyemera, utitaye kuko nagufataga, utitaye kuko ntaragusohokanaga nkaguheza, utitaye kuri buri kintu kibi cyose nagukoreye, ariko wowe uratinyutse
umbwiye ibyo ntatekerezaga ko wambwira mu gihe abandi babihakanye. Mugore wanjye, ndagusaba imbabazi bikuye ku mutima, umbabarire, umbabarire, umbabarire. Ubu noneho ko tuzane ino nkuru mu buzima bwacu busanzwe, ubuzima bwacu bwa buri munsi. Burya natwe tugira abagore bane, nk'uko muri ino nkuru umwami nawe yari afite abagore bane, natwe buriya mu buzima bwacu tugira abagore bane. Umugore wa kane buriya yashushanyaga umubiri wacu tuwitaho, tukawuhereza buri kimwe, tukawusiga amavuta meza, tukawambika iby'agaciro kenshi. Ariko iyo tugiye gupfa ntabwo duherekeza, ahubwo usigara aho n'ubundi usigara, urasigara, ntabwo ujya duherekeza na nyuma y'ubuzima. Umubiri wacu niwo mugore wa kane uri kuvugwa muri ino nkuru. Umugore wa gatatu ni imitungo yacu, cyangwa se ibyo dutunze, cyangwa se ibyo turi gukorera uyu munsi ngo tuzagereho. Nibyo bifatwa nk'imitungo, cyangwa se ibyo dutunze bigereranywa n'uriya mugore wa gatatu wavuze yuko azongera agashaka umwami napfa kubera ubuto bwe. N'imitungo rero natwe iyo dupfuye igabanywa abo dusize, bakayigabagabanya kugira ngo ibakwire. Iyo bigenze neza irabakwira. Nicyo umugore wa gatatu yari ashatse gusobanura. Imitungo yacu tumara umwanya hano mu buzima tukiri bazima tuyishaka, tugashaka byinshi cyane, ariko tukabidamararamo bikatunezeza. Ariko iyo tugiye gupfa nta na kimwe tujyana, nshuti yanjye, byose turabisiga. Niyo mpamvu tuba tugomba kubaho twiyoroheje, tworoshya n'ubuzima. Umugore wa kabiri hano mu nkuru ari gushushanya inshuti ndetse n'umuryango. Inshuti n'umuryango nibyo bintu, cyangwa se n'abo bantu tubana nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi, batwitaho, badukorera buri kimwe. Ariko nabo iyo dupfuye, kure batugeza ni ku gituro cyacu bagiye kudushyingura. niho hantu honyine kure tugerana nabo, nta n'umwe tujyana nyuma y'ubuzima, kubera ko urapfa, ndapfa, tukabasiga kuri ino si. Twebwe tukagenda, nta n'umwe uduherekeje, ariko niko n'ubundi biba bigomba kugenda. Umugore wa mbere rero ni ubugingo bwacu bwo ntabwo tujya tubwitaho, kubera ko ngira ngo ntabwo ari ikintu gifatika. Ariko buri kintu kidafatika nabwo hari ukuntu gishobora kwitabwaho, dore ko ari nacyo kintu kizaguherekeza aho uzajya hose. Ubugingo bwawe na nyuma y'ubuzima buzaguherekeza, ntabwo uzabusiga. Niyo mpamvu rero ugomba kubwitaho, ukabwitaho mu buryo ndi buze kuvuga mu kanya, kubera ko nicyo kintu cyonyine gishobora kuzaguherekeza. Umubiri wacu tuwitaho, tukawukorera buri kimwe, ariko ntabwo ushobora kuduherekeza. Imitungo yacu ntabwo ishobora kuduherekeza. Inshuti n'abavandimwe, umuryango, nta na kimwe gishobora kuduherekeza. Ariko ubugingo bwacu bwo aho tuzajya hose tuzabujyana. Niyo mpamvu ugomba kubwitaho, ufata umwanya ukaba wenyine, ukitekerezaho, ugasenga Imana, ugakora icyitwa meditation, ukitekerezaho, ukamenya uko ugomba gufata imyanzuro ya hano mu buzima. Noneho ukabaho neza, utuje, wizeye ubugingo bwawe nicyo kintu cyonyine kizaguherekeza. Niyo mpamvu ugomba kubwitaho muri ubwo buryo maze kuvuga inyuma, cyangwa se haruguru. Harimo gusenga Imana kugira ngo ikomeze ikweze ndetse nayo ibweze. Gufata umwanya ukitekerezaho, umwanya uri wenyine, ukitekerezaho, ukamenya gukora igikwiye. Kwitekerezaho bigufasha gufata imyanzuro ya hano mu buzima. Twizere yuko ino nkuru ikomeje kubafasha, ndetse yanafasha buri umwe wese wayihereza. Tugushimira kuba wafashe umwanya wawe ukadutega amatwi, ukatwumva. Turabakunda cyane, kandi twizeye yuko iyi nkuru yabafashije. Murakoze cyane, kandi mukomeze kudufasha kwamamaza buno butumwa. Still exists, but it's
tells you